Rutimbo amakuru. Ndaho urameze neza. Ndaho meze neza. Okay. Sasha ikibazo. Ese ugiye kwa mugo pastor. Ugiye kwangiza umukobwa usha. Uyu Dudu. Cyari ubuhoro se? Amukobwa ni mwiza ni kibunge ni impamo ya mu. Cyane igitano pe. Ndamubona rwose. Tujya duhura mu mihanda hano. Kuko Ariko shandi guteka zivamo. none se nkuba. Ura mukobwa ubenga akabenga n'izina. Ni ushaka. Yivuze ngera binkoze. Umva. Ariko nzakuri bishoboka byose. Paka mwibuka. Umva gerageza rwose simuciye intege urabizuye inshuti yanjye. Nzakubwira. Uzambwira. Nzakubwira. Sawa. Ngira papa Dudu. Wewe mugore mwiza. Makuru ni meza. Ashimira Imana. Mwese papa Dudu utaraye neza. Kara. Byagenze bite? Nabyutse njya gukingiza sinabonye ko nkubaza. Byagenze bite? Madamu icyatumye ntarara neza. Urabizi nubaha Imana nkunda Imana kandi urugo rwacu rurakijijwe. Ejo nko mu masaa 8 nagize umushyitsi. Uribuka umugabo bita zirimwe abagabo urya twabanye Bugande? Ya nshuti yawe nyine mwabanye mu mahanga. Yayende mugore mwiza. Ejo umwana we witwa Rutimbo afite umwana usana uwo basa yaje kunsura. Aje kunsura ndamubaza mwaburuwahe. Arambwira nje nitwa Rutimbo nduwa Safari. Ndamubwira Safari urya papa wawe yakunze gukorera Bugande uti yego ahubwo ndumva mumuzi. Tugera ku rugero urabyumva nawe ndamubaza se uko wageze hano ni igiki kikugenza byagenze biti. Arangije arambwira ngo nta kindi cyanzanye ati umukobwa wawe Dudu muraziranye bitampamagara kamananga. Ndamubwira umukobwa wanjye mbwirira Dudu azaramutse undi mwana. Urebye ibintu umukobwa wawe yankoreye mugore mwiza. Murakoze. Nkuko nayabwiye data Denise Rutimbo ngeyo. Rutimbo ki? Rutimbo ngeyo umukobwa mwiza. Papa. Karame umukobwa wanjye. Urabizi ndakuba. Yego. Njyewe Dudu. Ntabwo nabana n'umusore witwa Rutimbo ngeyo. Niko gahinda ni nako kurara nabi ni nako kurara ntekereza mugore mwiza. Ntagiye kwishima ko twabonye umukwe. Byagenze bite? Nagize agahinda. Mera nkusebye imbere y'umuhungu wanjye kuko nawe urabizi uriya n'umuhungu wanjye. Ni umuhungu wawe. Yego. Naho sinzi ariko ari ikintu ntekereje madamu. Nje ndumva Dudu n'umwana wanjye sinamwangura bizi. Uri umubyeyi. Genda wegere Dudu. Umusange ni umukobwa wawe. Wicara umuganirize. Kwa Safari ntubazi. Ndabazi cyane. Si urugo rwubaha Imana nako. Cyane. Nuko utahageze ngo urebe uwo muhungu wa Safari. Ni imfura hase. Kwa kundi se yajyaga abona hageze mu rugo agahitaza akaza akakubaza ngo mbese yagiye. Umva papa Dudu ibyo bimparire Dudu mumparire n'umukobwa wanjye nibyo byiza byo kugushaka mugore. Umva ndaza kumukubariza. Ubu mutima wanjye urongera urakeye. Umva mumparire n'umukobwa wanjye avenza ahubwo nge kumubaza. Nucyo ahubwo se mu mugore mwiza.
twakomeje kuvuga ibya Dudu biradutwara nibagirwa kukubaza kwa muganga byagenze bite kugukingiza umwana wacu. Byagenze neza, umwana bamukingiye. Ahubwo nyine urabizi yo bamukingiye ngo narararira cyo umukobwa wanjye ndamuzi. None 3 zose. Neza neza. Ya nuryo. Urakeye mugore wanje Imana yampaye. Ariko papa Dudu nawe ukanze. Yo reka nza ahubwo ndebe Dudu tugutegurire. Nimuntegurire kandi ngiye kujya mwivuga butumwa murakoze cyane. Yego. Haleluya, haleluya, haleluya. Manishimwe. Manishimwe uko biri kose. Dudu agomba gushaka na Rutimbo. Amen. Mademoiselle, mwagane gato hano. Irihe. Mutuye muri zino karitsiye? Dutuye hano. Ko mbona muri bashyashya. Oya, ahubwo nuko nakunda gusohoka cyane. Nubwo nanje hano ruguru kurakira amafaranga. Nanjye mu rugo niho mu ruguru gatoya. Hari inshuti wanjye nari mvuye gusura. Muhamaze igihe kingana iki? Twamaze igihe nk'imyaka. Ntabwo mukunda gusohoka? Oya, ntabwo mbikunda. Wese umuntu ushobora kubona bitaramutse agukira. Waza mama. Oya nta kibazo haragenda. Ntabwo twafata contact wenda tukazahurira nk'ahantu tugasangira tukaganira. Nta kibazo. Ariko ntabwo nagenda ntakavuze rwose. Uyu mugore mwiza cyane. Buki? Rimba ruko wenda. Neresi. Uyu umaze kwitunganya ariko. Oya nta nubwo nditunganya. Iyo witunganyije bimeze bite? Nuko nyine babibona. Sawa urakoze. Ko mwari mugiye mutambaye kakanya. Sorry. Babita abandi se? Ndora. Kazina keza cyane. Neresi. Gasobanura? Laula. Ni Kilatini? Oya ni Faransa. Okay. Sawa ubwo nzakuvugisha. Herezo. Oui, Anita, kagira kano kantu. Siko kana ari keza we. Reka tukereke sisi. Reka njya kumubwira. Reka tumuhamagare wanjye. Sister? Oui. Gwindure we. Yes, we. Mbega kantu. Aka kantu wazakagura we. Habonye mugakabye. Ndamenya ko ndi Umva, uzakangurire ngewe. Oya no tuzakangurire. Sister ndagakunze mana we. Kuva n'isubi. Shamaze ni keza. uzakangurira ngewe. Ndagakunze. Sibyo. Nyemera niba uzakangurira ngewe. Mwembi kumwajya ariko nta kintu nabima Yewe rwose ntacyo nabima nzakabagurira ko ni keza keza. Ega ni mwebwe ari umuntu abanjye mfite nzakabagurira n'ukuri shangiye n'ukuri ndagakunda. umva tuzanye uri murumuna wanjye n'uri murumuna wanjye nzatubagurira Ariko ni ngiye mutoyi. nzabagurira mwembi ikizo Oya, nacyo ni ugomba ishyari gukangurira. Yawe si kuzi kwigurira kandi ngiye nkaba nguma Sawa mu nyine. rugo. Mana agenda ureba umuntu n'igikoma Zana tugumye kure twirebe biba. Ese shangiye ndagakunze pe. Aka kantu ni keza umuntu akambaye akagenda mu nzira. Uzabandika kugenda ukagurira amara. Ninjye muto. Timba arahari Timba nawe hano. nari nje kumureba Nagiye mu gitondo sinzi ibintu ntabwo wamenye ibyo yagenda nta nubwo se wamenya igihe ari buze namushakaga none se ko ntakuzi n'ahase bite
naje gusura sister. Waje vuba? Niyo mpamvu ntabwo nkuzi kandi hano ni urugo mporamo buri munsi. Bakwita nde? Mara. Nanjye banyita none se ntacyo nyine ubwo uze kumumbwira ko naje kumureba nkamubura ubwo ubutanzagaruka. Yego nta kibazo mbagaruka. None se mu rugo se uri kumwe nawe? Na sister. Nabasura? Oya, rutonde twari turimo. Okay, ntacyo mpa nimero yawe ubwo nzakubaza nimba hari nzagaruke. My God, na phone ngira. Phone ufite? Ese ushatse guhamagara umuntu bigenze? Shana muntu mba nyine guhamagara kuko nyine phone yanjye yarapfuye. Uwo mukuru wawe se nta nimero afite na telefone afite? Sinakoresha phone ya mukuru wanjye. Nyine nta kibazo ntukeneye namubwira akakuma tukavuga. Okay, wambwiye ko uziranye nawe cyane sibyo? Nari ubwo numuhamagara ukamunsaba ashobora kukuma mugenzi wawe nyiri hano. Okay. None se wambwiye se wambwiye ntabwo napfa kuyibuka. Nta kibazo. Ntabwo nayibuka. Nk'ibiri ya mbere 8 sigenda yishakira basi. Ntabwo mbabarira ngiye impenzo amubwira. nayo nayenze. Okay, sawa bando nakira. Sawa. Mwiriwe Dudu. Mwiriwe mama. Wirutse. Irihe? Byahiye se? Byahiye. Se Dudu kumbona papa watameze neza wamurakaje. Wasanga wenda ari stress z'akazi. Ako Dudu reka mvubaze. Dudu mwana wanjye nakureze nabi koko. Oya. None se ko papa yambwiye ko ejo wamukujije isoni. Dudu umukobwa wanjye byagenze bite? Papa se. Ni byinshi buriya dufitanye. Nabikubwira nta kibazo. Ngaho mbwira ntiteguye kukumva rwose. Ejo haje umuhungu hano rero mumubwire. Ngo yitwa Rutimbo. Rutimbo? Namwangiye izina. Wanze izina ngo nuko ari Rutimbo? Ye! Aya mazina ntago akigezweho rega. Uzi ukuntu uriya muhungu afite uwabo bitonda? Abaye yitonda nka se. Waba ubonye umugabo mwiza. Nari namwanza rero mama kubera iryo zina. Wari wamwangiye izina se? Yego nyine. Ubu se ko mbana na so ntiyitwa sinzi ku bwawe. Sindiraga n'izina ryiza. Ahubwo si uburuti. Wajya ugenda mu bandi uvuga ngo mfite umugabo witwa Ruti. Ariko Dudu ntukansetse. Umva uriya mugabo ni umugabo mwiza. Ni umwana mwiza ahubwo mva mbabarira Dudu. Mbabarira wimbuza umukwe w'umugisha we. Dudu mbabarira. Mama rero reka nkubwire. Bwira rwose. Niba ari izumwe nimero y'uriya musore pe. Umva ndaje mbwire se ahubwo yimwe. Umva turamuzi turamwizeye. Umva reka mbwire se ahubwo yimwe. Dudu urakoze rwose. Umva icyo ngukunda nuko utajya unkoza isoni mwana nakureze neza. Mama ndabyemeye tugende ubwire papa dehe nimero. Umva hazankoza